Yes, nk'uko muri kutubona aha ngaha duhagaze ni mu kigo cy'indangaburezi. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, watangira wibwira abadukurikiye. Yes, nitwa Divine. Divine, wiga mu wa kangahe? Ni grade 5 MML MMR bisoje kuvuga iki? Multimedia. Yes. Okay. Natangira nkubaza ese nk'umuntu wiga multimedia hano mu kigo cy'indangaburezi ni nk'ewe bumenyi ugiye kuzahakura ukaba wajyana hanze? Naho ubumenyi bwo ni bwinshi, ubumenyi ni bwinshi cyane rwose ngiye kujyana hanze ku isoko ry'umurimo. Mu bumenyi ngiye kuhakura harimo gufotora, kweditinga ama video, kwandika script ndetse na makeup. Yes, ni ikihe kintu cyiza kikubera, ikihe kintu kikubera cyiza hano mu ndangaburezi? Mu buho buryo, Mu buryo bw'imyigire yawe. mu buryo bw'imyigire yanjye ni uko tubona umwanya uhagije mu kwiga, tukabona mbese tugakora etude ntawe kitubangamiye kandi tukabona n'ubuzima bwiza cyangwa se ibigomba umunyeshuri. Ibigomba umunyeshuri ni nk'ibihe? Bibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ibyiza indangaburezi irusha ibindi bigo. Ibintu bigomba abanyeshuri harimo navuga ko kurya, kuryama no kuba ubona isuku ihagije no kuba wabona nko kuba wabona uwubwira ikibazo ufite, icyo kibazo kikabasha gukemuka. Ndumva ari ibyo ngibyo wenda. Yes, nk'umunyeshuri wiga multimedia ugiye gusoza ujye hanze mu buzima busanzwe, watubwiye yuko ubasha kuba wakandika amascript y'amafilimi. Ese wumva ufite dream zo kuzaba umwactrice actinga movie cyangwa se uzajya wazandika wowe uzi abandi bazikina? Okay. Wenda kwandika amafilime ni ibintu nzi nanjye ndabizi neza ko mbizi, ariko noneho akarusho ni gukina byo ndabizi ko nifitemo impano yabyo rwose. Wenda batarambona nkina wumve ngo umva barahishe wenyine. Yes, ngiye kwibanda mu myigire nk'abanyeshuri biga multimedia ni nk'ibihe bikoresho mugiye mufite nko muri studio cyangwa se mu myigire yanyu ibikoresho ikigo kibasha kubagezaho mu developer ubumenyi muri multimedia? Hari muri multimedia dufite kamera ubwoko bubiri, dufite Canon na Nikon. Hanyuma tugira computer, ariko computer zo akenshi n'abanyeshuri baba bazifitiye ubwabo. Yes. Multimedia twumva ko haba harimo nko kuba wagenda ukaba director, ukaba producer. Tugiye ku bya producer, ese mubasha kuba mufite studio ukaba mwagenda mu kwitoza ku buryo wasohoka hanze nawe uri ku isoko ry'abantu bakora umuziki nyarwanda? Wenda dufite studio ariko wenda ntabwo ufite ibyangombwa byose, ariko bike birimo tubasha kubikoresha uko bikwiriye, kuko dufitemo noneho haje n'iyitwa green screen. Green screen yo tuyikoresha igihe turi gufata amavideo nubwo buryo dufasha. Abadukurikiye ntabwo babasha gusobanukirwa green screen ikora gute. Dusobanurire uburyo green screen ikoramo gufata amashusho. Green screen ni igitambaro gikoreshwa mu gihe harimo gufata amavideo, kuko iyo uri kugikoresha bikorohera no kuba wakoresha ibya bindi twita montage muri filime, ushaka nko kwerekana abantu wenda bari muri etage kandi nyamara wakoresheje ya green screen, nicyo kigufasha. Yes, tugiye kuba noneho wakora indirimbo kabisa uriyumva ko ejo bundi nusoza kwiga uzagenda ukaba wenda wakora studio, ukaba wagenda ukajya gukora indirimbo z'abantu batandukanye ku buryo wagenda nawe ugakompita na ba Element? Njyewe aho ngaho ntabwo ndimo. Icyo nakubwiye ni uko nzakora ibintu bijyanye n'amafilime na makeup, ndetse aho ngaho niho nzageragereza wenda na edit mu mavideo, ariko mu ndirimbo ho ntabwo nzakora mu mavideo aganisha mu mafilime. Naho ngaho nzagera kure yaho. Aha ngaha twaba turi kwibanda mu myigire. Tugiye mu miyoborere, ikigo cy'indangaburezi ukibona gute? Ikigo cy'indangaburezi ni ikigo kinini nyine kiragutse cyane, kirimo abanyeshuri b'ingeri zose. Yego. So kuba mvuga ngo ndi umuyobozi wacyo, mbasha kumvikana n'abanyeshuri, nkajya hasi mu bana nkumva ibibazo bafite, n'ubwo buryo nyoboye.
Okay, ikigo cy'indangaburezi uragikunda? ndagikunda nigamo. Uri kumva nubyara umwana wawe uzamwohereza mu ndangaburezi akaza kwiga ababishinzwe? Ah, oya ntabwo ari ngombwa yuko aho nize aho nize n'umwana wanjye aza kuhiga amanota azagira mbese niyo azamwemerera nagira amanota amwemerera kuza kwiga aha ngaha leta ikamwohereza se nzaba ready yo kumuzana aha ngaha. Ugendeye ku bumenyi uzaba warahakuye wowe wakifuza ko umwana wawe yaza nawe akahiga? Oya. Utavuze ngo ku manota yagize, wowe ugendeye ku bumenyi wahakuye uzaba warahakuye. Wamwohereza akaza kwiga nawe multimedia? Oh yes, ndumva ko nabyemera akaza kuhiga kubera ko uyu munsi hari ibikoresho muri multimedia ariko wenda ejo yaho gatoya bigenda biza gake gake uzasanga wenda hari indi level bigezeho. Ese ikigo cy'indangaburezi ni ikigo cyiza cyane gitanga uburezi bwizewe, sibyo? Ndagira ngo umbwire nka top 5 yego umva ya computer indangaburezi. Mu bigo bya computer n'indangaburezi hazamo Lisedo, Ruhango, Ikirezi, hakazamo Aparud. Ndumva wenda ni nk'ibyo ngibyo. Mbwira ibintu bitanu ukesha iki kigo cy'indangaburezi utakibagirwa mu buzima bwawe byakubereye byiza. Ibintu bitanu. Ibintu bitanu byambereye byiza ni uburyo tubona liberite mu buryo bw'amakorali. Amakorali akaba yasohoka hanze akajya gupafomingayo. Nicyo kintu numva cyanejeje cyane. Ndetse ndi inyuma gatoya tukiri mu wa gatanu, ikintu cyanejeje nabwo ni uburyo twabonaga liberite yo guhura n'abayobozi kenshi, tukaba twagira n'ibitaramo cyangwa se ibirori biba ni ibyo buryo, cyangwa se ukuntu twajyaga tubona liberite yo kuba twajya muri match nyine twese. Ibyo ni ibintu bibiri, kuririmba no gukina. Hasigaye bitatu. Ikindi ni uburyo barekaga tukambara imyenda dushaka. Akandi kantu kanejeje ni muri refu uburyo bajyaga baduha akantu nyine k'operasiyo, bakadutekera inyama, bakaba batuzanira amata, amagi, ibyo bintu bikaboneka nyine. Numvaga ibyo bintu byishimiye cyane. Icya gatanu ni uburyo bemera ko kuri visite ababyeyi baza bazanye ibintu nyine, kuko hari ibigo usanga umubyeyi yazanye ikintu batemera yuko ukinjiza ngo umwana we yagihabwa. Abe yagihabwa. Ndi kumva ibintu byose uri kuvuga mu nzagihembo nk'ukuntu bajyaga baduha ekipirasiyo. Ndetse ntabwo bikiriho. Ubu ngubu habayeho impinduka nyinshi. Haba mu bukungu hano mu kigo twishyuraga amafaranga menshi. Twishyuraga amafaranga 165,500 tukiza. Ubu tuvugana tugeze kuri 96. Urumva ko ibyo bintu twabonaga mbere ntabwo byakunda ubu ngubu. Kandi ikindi abayobozi bayoboraga icyo kigo bwa mbere barahindutse, hajemo impinduramatwara nyinshi cyane, niyo mpamvu tutakibona ibyo ngibyo. Gira ikintu usaba ubuyobozi bw'ikigo cy'indangaburezi. Ese ni izihe mpinduka ubona bakongera mu mibereho y'abanyeshuri hano mu kigo, no mu myigire ukaba wabibasaba? Ikintu mbona cyahinduka ni ikintu kijyanye na disipurine. Nicyo kintu navuga cyahindukaho, kijyanye no kuba hari ibintu badukaniraho cyane, cyangwa se ikindi kintu nasaba ni uko baduha amategeko yanditse, noneho tukamenya ibyo abanyeshuri bagombwa, tukamenya n'amategeko atugonga. Ikindi nasaba ubuyobozi bw'ikigo ni uko bakita ku bana b'abarejime mu kigo hano, kuko usanga abana b'abarejime bababaye cyane. Niba ari amafaranga basabwa kongera kuri minerivare kugira ngo byongere, babitubwira nabyo. Ikindi ni ibintu bijyanye n'inyubako. Hari amakarase menshi cyane atarimo ibirahuri. Nasabaga kugira ngo ibyo bintu babikosore
murakoze ndumva ari ibyo. ese tugana ku misozo Omega Multimedia y'umuhanzi ukunda umuhanzi nkunda ngewe mfata nka role wanjye ni umuntu bita Chrisizi kubera videwo ziwe ziba zitangaje zirimo utuntu tw'ubwenge twinshi. Chris Easy indirimbo muri Chris Easy Ah. ntabwo nyibuka gusa nyine Okay. harimo iyo numva akantu gato bavuga ngo undimo desana emera y'umwana bashaka nitwa inana ndayibutse. yitwa Inana. Okay, yitwa Inana, agira ubutumwa uha Chris Easy. Chrisizi ubutumwa namuha ni uko yakomereza aho ngaho nyine ibintu akora ni byiza dukoma abakoma urumva uzajya kirenge muke cyane muri editing amafoto. yes ndabashimiye mwese mwari mudukurikiye aha ngaha twari turi mu kigo cy'indangaburezi aho twagiye tugaruka cyane cyane ku mibereho y'abanyeshuri n'imyigire. Yes, nk'uko mwari muri kutubona twari turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye abakobwa mu kigo cy'indangaburezi akaba ari Duwayene. Yes, Duwayene ndagushimiye cyane. murakoze cyane. Thank you. Thank you. So all eyes on me, live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player that's even getting high. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga.